Muraho neza mwese abadukurikiye, uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kwiga cyangwa se tugiye kurebera hamwe ibintu by'ibanze wakorera ifoto yawe, maze ifoto ikarushaho kugaragara neza, akaba ari ifoto ushobora gushyira ahariho hose. Turabizi neza ko ifoto ari ikintu dukenera umunsi ku munsi, ariko akenshi ugasanga tuvuga ngo kweditinga birakomeye. Turi ahangaha kugira ngo tugufashe mu minota itarenze 15 yonyine gusa kuba ushobora kuba wakweditingira ifoto uyibonye wese akagutangarira. Ifoto ushobora kuba wafotoje telefone, ifoto ishobora kuba wafotoje kamera, byose birashoboka, ariko ndagira ngo kuri uyu munsi twige kuri Photoshop. Ntugafate umwanya wawe kuri YouTube ngo utahe utize. Kurikira Trinity TV kandi wibuke gukanda subscribe, amaze tujye tubana umunsi ku munsi. Twatangiye. Urabona Photoshop ndi gukoresha ni Photoshop CS6, ukifungura iza imeze gutya. By'umwihariko mwebwe musanzwe muri aba photographe, biba byiza iyo mudukurikiye cyane, amaze mukamenya uburyo ki niba wafashe ifoto ntibigende neza ushobora kuyeditinga, dore ko hari amafoto adashobora gusubirwamo. Dufata urugero, uri nko mu kiliziya, padiri arimo arabatiza umuntu, ifoto urayifotoye usanga izo wayishyize hejuru cyane, cyangwa se ifoto urayifotoye usanga exposure iri hasi cyane. Ntabwo biba birangiye. Ufite Photoshop CS6 biba bihagije kugira ngo wongere ubone ifoto nziza cyane. Muri uyu mwanya rero reka dutangire. Gutya niko iyi Photoshop ifunguka, ariko noneho kugira ngo ubone ifoto wowe ushaka kugira ute ujye kweditinga, uhita ufata kuri keyboard ya ugakanda Ctrl O. Ugikanda kuri Ctrl O haza folder runaka cyangwa se desktop, ubundi ugashaka ahantu ifoto yawe igize ute ibitse. Ifoto yawe ahantu ibitse rero, iyo uhageze nyine cyangwa se yuze izina ryayo, ubushobora kuza hano, ushobora kuza ahangaha ukaryandikamo, ariko hari igihe ushobora no kuba utarizi. Hano hazaho preview. Iyo itajeho nyine hano urabona ngo hari extra icon, large, medium, ariko uhitamo large icon, nibwo amafoto abagaragara ugahitamo uyireba mu gihe cyose utazi izina ry'ifoto ushaka. Ariko ifoto iyo uyigezeho nanone ni iyi ngiyi, reka dufate, let's take an example. Iyi foto yacu uyikandaho cyangwa se ukora icyo bita double click. Ndagira ngo mwitegereze neza uburyo iyi foto igaragara hano, n'uburyo turi buze gusoza imeze ite igaragara. Mbere na mbere urabona iyi foto baguhaye, this is amazing wedding. Ubu ni ubukwe bw'umuntu umwe muri twebwe, cyangwa se umuntu umwe muri mwebwe, cyangwa se n'ifoto yindi ariyo yose ushobora kuba wafata ahantu runaka uri. Iyo umaze kubona iyi foto rero, uraza ugakanda ahangaha mubona, ukihageza cursor barakubwira ngo create new fill adjustment layer. Nyine ubugiye kongeraho ikintu gishya kuri iyi foto yawe, ariyo mpamvu uhita ukanda kuri aka kantu k'akaziga, ubundi bakaguhereza ngo solid color, gradient, levels, curves, exposure, vibrance, saturation, color balance, black and white, icyo ushaka. Ariko ahangaha ndagira ngo mbabwire ko twebwe tugiye kwibanda ku kintu kimwe ariko gifite ibice bitatu. Tugiye kwibanda ku buryo bwo kugaragaza neza amabara agize ifoto ndetse no kuringaniza urumuri rw'iyo foto. Ahangaha rero tutagiye kure, reka duhere kuri high saturation, hue saturation. Iyi hue saturation urabona ahangaha hahita haza akandi kantu, ariko ukabona ko haba ba creatinze na new layer mask. Layer mask rero icyo ibugufashije ni ukuvuga ngo ni bya bintu ugiye kongera muri aya mafoto, nibyo biba bifungiye muri aka kantu kubona hano k'umweru. Ariko hari uburyo bubiri nanone ushobora kubikoramo. Ubu ushobora guhituza ugakanda hano hantu hari ikiganza kiri kukwereka utuntu ibyerekezo bibiri, cyangwa se niyo utahakanda uhita ufata ukazamura hano, ushobora kwandika imibare, hano kuri red, saturation, lightness, mbese uko bishaka, kuko harimo high saturation, lightness byose, ariko ku buryo bw'ubunyamwuga cyangwa se ku buryo bukoroheye cyane nk'abantu bakiri gutangira iri somo, ariko bw'ubunyamwuga ufata
cursor yawe ugakoza kuri aka kaganza. Iyo ukojejeho kuri aka kaganza ndagira ngo mubyitegereze neza. Mu busanzwe cursor yacu ifite ikimenyetso cyo guteranya, ariko iyo ukojeje kuri aka kaganza cursor yacu ihita ihinduka akantu kameze nk'ikaramu cyangwa se ikereyo. Nukuvuga ngo rero aka kantu kameze nk'ikaramu icyo kagufasha, iyo ugize gutya ahantu ugakojeje kano kantu kari nk'ikaramu, ibara gakozeho ukazamura ririyongera, rigaragara neza kurushaho, ririyongera. Ubwo nukuvuga ngo uraza uklike ku ibara buri bara ryose ushaka ko rigaragara neza kurushaho, amaze urekeraho ukurikije impinduka ubona. Urasabwa kutashyira hejuru cyane kandi ntushyire hasi cyane. Muri icyo gihe rero ukimara kubona ko uri kuzamura amabara runaka, biba byiza iyo ugize cyangwa se iyo background wafotoreye iyo foto ugerageje no kwireba ahandi. Urabona ko ahangaha icyatsi cyangwa se ibara ry'icyatsi, umucaca wa pasiparumu utangiye kugaragara nk'umucaca nyine. Amasura y'aba bantu, umusatsi w'ubururu w'umukara nawe utangiye kugaragara. Urazamura kugeza igihe bigereye ku ibara ugize ute ushaka. Ariko noneho mbere ya byose hano hasi ari ikindi bita lightness. Lightness urabona iri hasi. Lightness ni kuvuga ngo uburyo harimo urumuri muri ifoto yawe, harimo urumuri rumeze gute. Urabona uko uruzamura sinzi niba uri kwitegereza hasi, ubibona neza ugejeje hano kuri maximum level uhita ubona ko harimo impinduka. Ubwo rero nanone ugerageza kuyizamura ariko ntuyishyire hejuru cyane, ariko ukayishyira ahantu ukayishyira ahantu hari kuri level nyine igaragaza buri bara neza uko bikwiye. Ahangaha nanone hari akandi bise hey saturation, kandi tujya gufungura n'aka kantu niko kitwaga ko urabona kagizwe n'amabara yose, ariko hano hasi saturation urabona ni nk'icyumba cy'ibara ry'umutuku ryonyine gusa. Ariko ntabwo dushaka kuzamura umutuku gusa, ahubwo dushaka ko iyi foto yose muri rusange igira ute irushaho kuzamuka ku mabara akaba agaragara neza. Urabona ko iyo uzamuye ukageza hejuru cyane bihita bibura ibara. Andi mabara yose ari gutakara, ariko icyatsi ntikigire ute ntigitakare. Wakwibaza ubururu n'ibara ry'umuntu ntabwo riri gutakara, ahubwo ibara ry'icyatsi akaba ari ryo riri gutakara. Wakwibaza ngo kubera iki ibara ry'icyatsi ari ryo riri gutakara? Impamvu ibara ry'icyatsi ari ryo riri gutakara ahangaha nuko ya cursor yacu twakiritseho igahinduka nk'ikaramu, twayikiritse ahantu h'icyatsi, niyo mpamvu ibara ry'icyatsi ari ryo riri kugirwaho ingaruka. Ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo ushaka ko icyatsi cyangwa se andi mabara yose agira ari yagirwaho ingaruka, ukirika hano kuri background aho kugira ngo ube wakiritse hano kuri hue saturation, ariko twebwe turacyari kuri hue saturation. Noneho reka twongere tugaruke hano, dufate ya cursor yacu tihindura agakaramu nanone, tuzamura ibara ibara ry'uruhu rw'umuntu, inzobe cyangwa se igikara, ariko ugasabwa kugira ute kutarenza. Ahangaha byonyine gusa mwamaze kubona iki itandukaniro rya high saturation ikikora ndetse n'icyo iba yamaze kugufasha. Ndagira ngo urebe ahangaha ifoto uko yasaga mbere, urebe n'uburyo isa ubu ngubu. Urabona ko harimo itandukaniro, background irasa neza n'abantu baracyagerageje kugira ute gusa neza. Ariko iyi foto ntabwo biba birangiye, wayongerera ubwiza nanone ukageza ku rwego runaka wifuza. Reka tugaruke hano noneho ku gice cyitwa vibrance. Ni uburyo noneho uruhu rw'umuntu cyangwa se ibara runaka riri kuvibra cyangwa se riri kugaragara nyine. Mu kinyarwanda cyiza ni uburyo riri kugaragara. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ni uburyo riri kubrilla, ariko reka tubyite ko ari uburyo riri kugaragara. Ndagira ngo urebere hano. Urabona hano turizamura cyane, vibrance ikajya hejuru cyane, akantu cy'inzobe kari gusa naho kiyongeramo gatoya, ariko akaba ari inzobe itsindagiye. Naho twagabanya ya nzobe noneho iri kugenda ivamo hagasigara umweru n'umukara, bimwe mwita umweru black and white, noir blanc. Ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo wowe ufata vibrance ukayizamuraho mu rugero, hanyuma saturation nayo
ukagira ute ukagerageza kuyigabanya cyangwa se kuyizamura bitewe nuko ushaka ifoto yawe isa kuba isa, ariko ntugire ute ntukabye. Gusa ntabwo ari byiza ko ujya muri minus, buri gihe ugomba guhora uri muri positive. Byibura reka tugarukire kuri 7. Hano hejuru ho murabona ko twageze kuri 27 okay. Noneho ukimara gushyiraho iyi ntuza urareka nanone turebe iki itandukaniro. Reba ifoto uko yasaga mbere, urebe nuko isa ubu ngubu. Urebe ko ifoto yasaga tukimara gushyiraho high saturation hatariho vibrance, none reba hariho vibrance. Niwitegereza neza urahita ubona iki itandukaniro. Ariko noneho reka tugaruke ku buryo noneho iyi foto ifite urumuri muri rusange. Ifite iki urumuri muri rusange. Urabona aha hejuru hari itsinda ry'utumenyetso dutandukanye, harimo brightness, contrast, levels, ariko reka twibande kuri akangaka ka levels. Levels iyo ukiritseho bahita baguhereza akantu kari nk'agasozi kafitemo umweru ukuntu, urabona yuko azamuye werekeza ku mukara, nyine uri kuva ku mweru werekeza ku mukara, bivuze ko urumuri uri kugenda urumaramo aho kugira ngo urwongere. Noneho iyo uvuye hano ku mukara werekeza ku mweru, ifoto urabona ko iri kugenda irushaho kugira ute gucya. Wirinda kugera kure cyane, ahubwo ugashyiraho ahantu ubona nyine haringaniye, cyangwa se ahantu ubona ko ibara ry'umuntu cyangwa se urumuri ruhagije muri ifoto yawe. Aka kamenyetso ko hagati akenshi kaba kibanda kuri background, ku rumuri rwa background. Akinyuma nyine noneho ni foreground, akimbere ni foreground, akinyuma ni background. None aka kambere na mbere akenshi kaba kibanda ku masura ku masura y'abantu. Ariko nubwo bimeze gutyo, byose birakorana. Ni ngombwa ko kimwe kiba gikorana n'ikindi, nta kigomba kujya hasi cyane ikindi kiri hejuru cyane. Byose biba bigomba gusa naho byegerana cyangwa se bijyanirana. Nanone hari ikindi kintu twakwita ko ari color balance. Ni uburyo noneho ubalansinga iki amabara yawe asati. Amabara yawe ubona ubundi ni irihe bara ushaka ko rigaragara uko bikwiye. Urabona ahangaha hari curves. Noneho ni ukugabanyiriza urumuri rimwe cyangwa ukarwongerera rimwe, byose muri rusange. Ariko wirinda kugira ute gukabya, aho ku buryo uba ubona isura y'umuntu ukamenya ko ari iya runaka. Brightness and contrast. See the brightness ni uburyo noneho urumuri rucana mu ifoto muri rusange. Contrast noneho ni uburyo bya bintu uri gufotora byo biri kugaragara muri rwa rumuri. Contrast ni ngombwa cyane ijyana na brightness ni uburyo ifoto ishashagirana. Contrast ni uburyo noneho ibintu biri muri ya foto byo biri kugira ute biri kugaragara. Dusoza kugira ngo tuze kubona n'umwanya twakiramo ibitekerezo byanyu n'uburyo tuza kubereka before and after, reka noneho twige ku kandi kantu kamwe cy'ingenzi tubararikira no kuzakurikiraho mu bindi biganiro byose bikurikiraho. Iyo ukanze control U wabanje ariko gukanda hano kuri background ugakanda control U, mu kinyarwanda ni control U cyangwa se mu ndimi z'amahanga ni control U. Urabona bahita baguhereza akandi ga syntax cyangwa se akandi kantu gafunguka k'amabara. Iyo uzamuye umutuku urabona amasura y'abantu ahantu hose hari ikintu cy'umutuku kigira ute umutuku uriyongera. Wawumanura nanone ikintu cyose kigahita kigira ute gisa naho gihinduka, kubera ko buriya ifoto igizwe n'amabara asa naho ari atatu: ibara ry'ubururu, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umutuku. Amabara angahe? Atatu: ibara ry'icyatsi, ibara ry'umutuku n'ibara ry'ubururu. Ubwo nukuvuga ngo ahangaha rero hari hue saturation, kuzamurira rimwe utu tuntu, amabara agize utu tuntu twose rimwe. Hari no gufata ukazamura kimwe brightness ukayizamura cyangwa ukayigabanya, ariko icyiza nuko uyishyira ku rwego rwiza rukenewe. Urabona ahangaha nibwo ubugerageje gufata ifoto yawe ukayisanisha cyangwa se ukagerageza kuyihereza amabara atandukanye. Iyi foto mureba ahangaha ntabwo mwakwemera ko
ari ifoto yafotowe na telefone yanjye, telefone nto isanzwe cyane, telefone ni wa gatatu nakoresheje foto no foto, ariko ndagira ngo murebe mumbwire ese ninde wapfa gufata ifoto ya wa gatatu ikazisa gutya. Ariko Photoshop yo iragufasha, ifoto yawe nubwo wayifotoza telefone y'amatushe upfa kuba wayifotoye neza, irimo neza, ifite framing nziza, ifoto ibishobora kuba yavamo imeze neza, ikavamo yakora ahantu hose, ukayohereza, ukayipostinga, ukayishyira hariho hose, ntacyo bigutwaye. Ndagira ngo mwiboneye uburyo bugufiya cyangwa se uburyo bwihuse ushobora kuba wafata ifoto yawe itagaragaraga neza ukayihinduramo ifoto buri wese arabona akibaza niba ari indege yayifotoye cyangwa se niba ari wowe, kandi washobora kuba warakoresheje telefone cyangwa se kamera uyifotora, ariko bitewe nuko wakurikiye Trinity TV byonyine gusa bikaguhesha gukora ifoto yawe, yaba ari ifoto ukaba wayishyira muri PDF, yaba ifoto ukaba wayishyira mu bundi buryo bwose ushaka, amaze ukayikoresha ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose uyikeneye. Icyo usabwa cyonyine gusa kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho ku gihe ni ugukanda subscribe ku nzogera.